And I always tell mothers, learn how to make yummy sauces. Ask them to pray. You can go to God and say, this child is difficult. Oh yeah, the Holy Spirit tells you, let's go and use this. You pray as you're doing a reverse psychology. You say, thank you, God, for a great child. I know you love him and I love him. And it's a difficult child. And sometimes you want to give him away for rent, but you can't. Amen. Put your hands together for Lord. Then we're going to go into hugging. When you hug somebody, please smile. Because people have been busy with the day. So hug someone and smile. Amen, amen. There are people who are not smiling, and it's a good thing to smile. There are people who start the day, they're frustrated. And you know the rain is a blessing. Hallelujah. We welcome you to the house of the Lord. It's the 5th week as we go through the 40 days of prayer and fast, searching for God in His presence in prayer, fasting, and we thank God for that. Amen. We thank God for these past weeks, and we thank God for His word. We heard the word of God in different ways. The Holy Spirit works with us in our families, in the church. The Holy Spirit speaks to us in different ways. So this 5th week, the theme of this day, because the Holy Spirit leads us in all truth. We started talking about it yesterday. The Holy Spirit leads us in all truth. The moderator mentioned it. The Holy Spirit leads us even in the difficult times. He leads us. And yesterday we saw, before you are led by the Holy Spirit, you need to be in fellowship with Him, in partnership, knowing the works of the Holy Spirit. And the Holy Spirit knows you, and you fellowship with the Holy Spirit. The problem we have, we don't want to fellowship with the Holy Spirit. The reason we don't know the secrets of the Holy Spirit. Every time you fellowship with the Holy Spirit, He reveals to you the things that are hidden. So every time you dwell in the presence of the Lord, the Holy Spirit helps you to be sanctified, purified, know the Word, and stay in the Word. Yesterday I gave an example of a child. A young child, when you lay them on the bed, when you want to change them, let's say you want to put them on a diaper. When you've put a baby on the bed, and the child is jumping, you cannot put the diaper on.
It's the same spiritually. igihe utatuje ngo Mwuka Wera kuyobora usimbuka mu bitekerezo usimbuka mu buzima bwawe utatuje Mwuka Wera nako ashobora kukuganiriza. So it is spiritually when you don't remain in the same place or quiet or still, kugira ngo the umwana Holy Spirit tuze can neza help you. umwambike pamperse umwana ugomba kumujyamisha ukafata iyo pampesi ukagerageza kugira ngo umwana atuze yambare neza hanyuma umwambike neza. Ariko igihe umwana simbuka wamwambika n'ibintu bitari mu gahunda kubera iki yakunaniye kumwicaza yakunaniye kutuza uratera niba ari ikipire kinini niba ari kakaleso gatoya ukakubitamo ukasunikira hari. So it is important for you to dress your child when they are still. When a child is agitated and jumping all over the place, it is very hard for you to put a diaper on. It is the same case spiritually. When you're not still, the Holy Spirit, you make it hard for the Holy Spirit to work in you or take care of you. Nanuko natwe igihe tutatuje mukakiza igihe utatuje mbere y'Imana nakushobora kubona imbaraga z'Umwuka Wera. So when you're not still before the presence of Lord, it is impossible for you to see the power of the Holy Spirit working Tufite in you. abantu basimbuka batashaka no kumvira kuko Mwuka Wera igihe utumviye Mwuka Wera nako ashobora kukuyobora mu kuri kose. So we have the problem today, people are agitated, they are so hyper and they are not staying still to hear the works of the Holy Spirit, so it is impossible for the Holy Spirit to work in them. Tufite abantu tutazi twenyine do ukasanga nako wiyizi wenyine nako uzi icurico nako uzi na gahunda y'Umwuka Wera mu buzima bwawe nako uzi ukuhagaze we wenyine. Nukuvuga ko no kumvira Mwuka Wera no kumva icyo akusaba no kumva aho ashaka kukwerekeza mu cyerekezo cyawe nacyo ushobora kumva. So people don't know who they are and who the purpose of the Holy Spirit in life, so it makes it difficult for the Holy Spirit to work in you. Tuba abantu bakuru tutuze Mwuka Wera twambika imbaraga. So let us be adults, like grown people, so the Holy Spirit can clothe us with His power. Tuza mu itorero ubona imbaraga z'Imana. Stay still in the church, stay firm, and you can see the power of the Holy Spirit. Search for the face of God, and the Holy Spirit will help you. He teaches us many things. Every time you fellowship with the Holy Spirit, He teaches you things you don't know in your home. Mwuka Wera azakwereka amabanga menshi cyane ari mu rugo rwawe cyangwa mu buzima bwawe cyangwa mu kazi cyangwa no mu itorero igihe cyose usabanye neza n'Umwuka Wera. Every time you're in good fellowship with the Holy Spirit, He will show you hidden things in your home, in your office place, in the church, or even in other places. Ngo Mwuka Wera azatuyobora mu kuri kose. The Holy Spirit will lead us in all truth. Mwuka Wera ntakwa kuhisha kintu na kimwe. He doesn't hide anything from you. Igihe mwasabanye nayo igihe wawikunze donc igihe wumvise ijwi ryayo. Every time you love Him, every time you hear His voice and you have fellowship with Him. Mubatesalonika bambere igice cya 5 umurongo wa 19 baravuga ngo nukazime Mwuka Wera nako twabishize hariya. The First Thessalonians it says do not quiet the Holy Spirit. Tuzima Mwuka Wera muri twe tukamcecekesha igihe ashaka kukuyobora ukavuga ni njye nyine igihe ushaka gukora iki Mwuka Wera akakubira wa muntu we hariya nabara hawe ukavuga njyewe ni njyewe ubwenge bwanjye hano ni njyewe Mwuka Wera akakubuze no kujya hari kuntu Mwuka Wera akubuze no kuca mu muhanda gucyo ukabona gusa hano nuhaje. There are times the Holy Spirit asks you to not do something and you quiet Him down because you want to depend on your intelligence or your intellect, so you want to use your common sense, and sometimes He takes you a different path and you don't want to follow. Igihe wasabanye neza n'Umwuka Wera Mwuka Wera kwigisha no kwambara. Even when you're in good fellowship with the Holy Spirit, He teaches you how to dress. Twebe dushobora kutera induru wambaye nabi ye ariko igihe Mwuka Wera kugeraho arakubira ko ukuri kose kuriya tuvuga akakubira ngo mana wa mama akakajipo akaka centimetre 20 wamanura centimetre 40 ibintu bikagenda ku murongo. Sometimes we stress you, we tell you to dress a certain way and you think we're overdoing it, but the Holy Spirit tells you this skirt is very short, you can wear something longer and things go well. Mwuka Wera twigisha byinshi cyane. He teaches us a lot of things. Mureko umunsi reka tusome ikindi cyanditse muri Abakorinto ba mbere igice cya 3 murongo wa 10 Let's read in the book of 1 Corinthians 3 verse 16 and 17. Nindu tufasha Teofilo cyangwa
cyangwa Madame Theophile. 1 Corinthians chapter 3, 16 through 17. Kinyarwanda ngomba kujya ku ishuri nicare nige gusoma gusa neza, ariko mu gitondo nyobora amaterano y'abamama soma Kinyarwanda neza, ariko igihe ndi hano sinzi nuko mundeba cyane, niko sinzi uko bimeze pe, ariko reka tugerageze turebe. Haleluya. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 16. Igice cya gatatu umurongo wa 16. Nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Do you not know that they are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Murongo wa 17 naho. 17. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni imwe. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. Reka tusubire kuri murongo wa 16. 16. Nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Ngo nakubuzi ko uri urusengero rw'Imana. Do you not know that you are the temple of God? Wasanga abantu bazi ko urusengero hano tutuye gusa, hano tuza tukaza tukaririmba, ariko Bibiliya irakubwira nonako nawe uri urusengero rw'Imana. Some people think that the church is the temple of God, but you are the temple of Kandi God. ngo umwuka w'Imana ngo ari muri mwe, umwuka ari muri wowe rusengero rw'Imana uri hano, wowe Jeanette uri hano uri urusengero rw'Imana, wowe Jean uri hano uri urusengero rw'Imana. Umenye ko uri urusengero rw'Imana kandi mwuka wera ari muri wowe. And you who is here, you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you. Igihe utazi ko uri urusengero rw'Imana niyo mpamvu ukore ibyo wishakiye. And every time you don't know you are the temple of God, you do anything you want with it. Ariko ujye ugenda mu muhanda uzi ko uri urusengero rw'Imana kandi mwuka wera ari muri wowe. Mwuka wera ni ugomba kukuyobora, mwuka wera ni ugomba kukwigisha, mwuka wera ni ugomba kukwereka n'utuyira twose ugomba gucamo. So every time you're on the street, know that you are the temple of God and you need to allow the Holy Spirit to lead you, teach you, and show you the way. Yes, ashime cyane. Glory be to Bavandimwe, Jesus. mwuka wera twigisha no mu rugo no kusasa The Holy kitanda mu Spirit abadamu teaches bari at hano. home. Mwuka wera He arakwigisha. teaches you how to lay your bed. He teaches you different things. Mwuka wera akwigisha no kuganira He n'abana. teaches you how to talk to your children. Mwuka wera akwigisha no kukunda mugabo wawe no kuganiriza mugabo wawe. Mwuka wera igihe wamuhaye umwanya, umwuka wera arakuganiriza buri kintu When you cyose. give the Holy Spirit time, He teaches you in all things how to speak with your husband, how to communicate and take care of him. Mwuka wera akwigisha n'ukuntu ugomba gukora mu kazi urimo. Hari ukuntu bikuyobera, hari ukuntu wibaza uko bizagenda, ariko igihe uzi ko uri urusengero rw'Imana kandi mwuka wera ari muri wowe, mwuka wera yakwigisha n'ukuntu ugomba gukora ako kazi, ukamenya ngo aka kazi mwuka wera ngwino unyigishe. Reba uyu muyobozi kuntu ameze, reba abantu tukorana nabo kuntu bameze, ngwino unyigishe kubana n'aba bantu. When you fellowship with the Holy Spirit, He teaches you how to do your work. When you look at your supervisor, when you look at your colleagues, the Holy Spirit teaches you how to work with them. Rekura mutima wawe kugira ngo ureke mwuka wera akore muri wowe. So allow your heart, allow the Holy Spirit to work in your heart. Kwimenya byakufasha cyane gukorana n'umwuka wera. If you only knew yourself, it would allow you to let the Holy Spirit work in you. Kwimenya byakufasha cyane no kumva, ukumva ijwi ry'umwuka It wera. only helps you to hear the voice of the Holy Spirit. Ejo twabonye ko kugira ngo usabane neza n'umwuka wera ugomba kuba uri mu masengesho. Mwuka wera tusabana nayo turi mu masengesho, tusabana nayo turi mu gushaka mu maso y'Imana. Usabana n'umwuka wera uri mu buzima dans une vie de sainteté. And yesterday we saw that the only way you can fellowship with the Holy Spirit is when you live a life of prayer, a sanctified life. Hari umunsi umwe narindi mu masengesho ndi kusenga. One day I was praying. Nasengeye abana, I prayed for my umugabo, children, for my ibintu husband, byose nabisengeye. everything. I prayed for Nirije everything. ubusa, Mana yanjye I fasted the nasenze. whole day. I prayed. Uwo munsi numvaga ibishimo byinshi cyane. I felt so much joy in me.
tugeze mu masaha 9 kwa kundi muntu atangira kuririmba uzi ukuntu usenga wenyine umaze kusenga wizeye yumva ko amasengesho yageze aho yagombaga you've prayed and you feel that your prayers have been heard around 3 o'clock. narifunze telefone kuko kenshi nakukunda kusenga mfunguye telefone ko nayo irarangaza hanyuma mukanya gato sizi kunavuze ngo reka nihe ka pause ko tujye kutangira amateraniro nje kureba mfungura telefone ngo mpamagare mu rugo mbaze uko bimeze. So I opened my phone, I switched on my phone just to know in between the prayer and the service to know how things are at home. Ako kanya mfunguye telefone mpagaze hanze gucyo numva umupasiteri umwe wari uri hano Kigali icyo gihe twari turi Butare aramamagara ngo nakushakishije cyane kuri telefone nakubuze. And I got a phone call from a pastor here in Kigali. We were still living outside the city, and he said, I've looked for you and I couldn't find you on the phone. And the pastor said to me, there are many difficult things in front of you. And I see great trouble ahead of you, and I want to tell you to keep praying. Can you imagine such news? You have prayed, and it's time to worship, knowing that things are well. Your husband is there, the kids are there, they are studying university. Everything is well. There's food in your refrigerator. Ukajya muri garderobe ukareba ukambara umeze neza and you have enough clothes in your wardrobe. Hanyuma mukanya gato pa message irakugwaho and just out of nowhere you receive a message like that after prayer. No kutelefona byari byananiye mitanzima telefone kandi nongera nsubira mu rusengero. And I switched off the phone and went back to church. Muka wera sasa nyobora. And I said, Holy Spirit, lead me. What's going to happen? Lead me. And he started showing me things here, there. Here, you need to do this. You're going to change the way you talk. And I saw things in just a split of a second. And the Holy Spirit strengthened me. Come to the altar of prayer, I will tell you. Abo tuhura nabo kugicaniro bakunda kumva ibyo mbabwira uze kwa kane kugicaniro ndakubira tusigaye. Come on Thursday during intercessory prayer, you will know the rest. Muka wera yajya ayobora. Holy Spirit led me. Kugezaho nageze kuwa musozi nyine Imana yari yavuze. Until I go to that great trouble, that mountain that God spoke. Yesu ashimwe cyane. Glory be to Jesus. Imibiri yacu ngo turi insengero z'umwuka w'Imana, turi insengero z'Imana kandi umwuka w'Imana ari muri twe. And the Spirit of God dwells in it. Reka urekure mutima wawe. So open your heart. Ube rusengero nyaro rw'Imana. Allow your heart to be a temple of God. Stand firm in your salvation. Stand in the love of God. Be prayerful. Stand in prayer. Then you will fellowship with the Holy Spirit. Let's see how other people prayed and the Holy Spirit led them to do other things. The book of Acts, chapter 13. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 2 aravuga ngo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Amen. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Amen. Ngo uko basengaga, as they ministered birije ubusa, while fasting, uko basengaga, as they prayed. Nawe uyu munsi urasenga hano. Today you pray here. Reka uko tujye gufata n'umwanya wo gusenga ubire Imana ikwereke muka wera ubire muka wera ko nyereka kindi kintu ushobora gukora. Tell the Holy Spirit, show me what else to do. Ngo aba bantu basenga kabiriza ubusa. These people prayed and fasted. Hanyuma ngo muka wera arababira icyo bagomba gukora. And the Holy Spirit told them what they needed to do. Arababira ngo muntoranije mushire ku ruhande. Separate.
turi kuvuga ku kintu cyo kuvuga ngo Mwuka Wera azatuyobora kandi azatuvuira ukuri kose. We are talking about the theme of today, that the Holy Spirit will lead azatuyobora us in mu all kuri truth. kose, mu He kuri will lead kose. us in all truth. Mwuka Wera ni utuzi. He knows us. azi kutuyobora mu kuri kose, muri zile detail zindi wumva ko nako zishobora, Mwuka Wera He arakuyobora. knows how to lead us in all truth, even in the small details that Intumwa you're z'Imana confused about. zasenga kazicaye basenga biriza ubusa, hanyuma baravuga Mwuka niwe wamanutse, aravuga ngo muntoranije The Barnabasi n'umwe. disciples of God prayed, and as they ministered, the Holy Spirit came and asked them to Bavandimwe, separate. igihe wasenze Mwuka Wera arakuvugisha. When you have prayed, the Holy Spirit speaks to you. Tumaze kubona kwanza cyambere ko turi insengero z'Umwuka w'Imana. We have Turi seen, first of all, insengero that we are the z'Imana, kandi temples of Mwuka Wera God, ari muri twe. and that the Holy Hanyuma Spirit kuko lives in us. tusabana n'Umwuka Wera, kuko Mwuka Wera ari twe kandi tukaba n'insengero z'Umwuka Wera, igihe cyose wasenze Mwuka Wera arakwereka icyo ugomba And gukora. because we are the temple of God and the Spirit of God dwells in us, every time you pray, the ngo Holy Spirit Mwuka of Wera God arababwira ngo comes. muntoranije mukore gutyo mufate And the uriya Holy Spirit mushire came and hari. said, separate from me. Yesu ashimwe cyane. Glory be to Igihe we Jesus. usenga Mwuka Wera akwereka iki? What does the Holy Spirit show you every time you pray? Igihe we usenga Mwuka Wera akwereka icyo ugomba gukora. What does He show you that you need to do every time you pray? Uziko hari n'ukuntu Mwuka Wera atutoranije n'ishuri ry'umwana akakubwira ngo hariya nujyana umwana wawe mujyane hano. Sometimes the Holy Spirit even tell you what school to take your child to. Igihe cyose uri mu kuri kw'Imana Mwuka Wera akwereka n'utundi tudetayi tutoya, akakwereka n'ahangaha ugomba gukora iki ngiki. Every time you're in the truth of God, the Holy Spirit shows you the small Abo twari turi things. kumwe nabo ejo twasoma mu kiriya gice cy'Abaefeso 6 tureba kuriya murongo bavuga ngo murongo wa 13 na 14 haravuga ngo musengese umwuka. Donc nukuvuga ngo igihe wuzuye Mwuka Wera no kusenga n'amasengesho yawe uyasengana uyoboye n'Umwuka Wera. And yesterday we saw how Paul in the book of Ephesians tells them to pray in the Spirit. So every time you pray in the Spirit. Ejo one nabahaye filled with the rugero Spirit of rw'abantu God. uziko umuntu igihe utasengesho n'Umwuka cyangwa Mwuka Wera atakuyoboye mu masengesho, nari amasengesho mana urabona ibintu yankoreye, afe agende mu muhanda moto imugonge, agende hari mana kubera kutayoboye n'Umwuka Wera usenga amasengesho atabaho. And every time you pray and you're not praying in the Spirit, you pray weak prayers and say, God, did you see what they did for me? Did you see what He did to me? And you ask bad things to happen to the person. Ariko igihe wayoboye n'Umwuka Wera, But when you are led with the Spirit Mwuka of Wera God, akwereka n'amasengesho ukuntu ugomba He gusenga. tells you how to pray. Arakwereka amasengesho meza, n'uwakubabaje cyane Good prayers. umwaturiraho umugisha. Even the people who hurt you, you bless them, you pray for them. Nkunda kiriya cyanditse umuntu umbabaje njyewe ujye kuko la Bible nous dit que la vengeance est à notre Dieu. And the Bible tells us vengeance belongs to Lord. ngo kuhorera no kuwiteka. Vengeance belongs to the Ndavuga mana Lord. rebu yambabaje kandi wewe uravuga ngo ni wowe gomba wegende muri iriya dossier ugende umurebe ariko njyewe nakoma donc ukarikira Imana So dossier you yiwe. leave it to God. Vengeance belongs to Mwuka God Wera when somebody arakuyobora. hurts you. So the Holy Spirit leads you into prayer. Igihe uzi kuri urusengero rw'Umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana riba muri wowe ukasengera mu ijambo. And when the Holy Spirit of God is in you, you pray in the Word because the Word is in you. Ariko igihe Mwuka Wera atari muri wowe utazi no kusengera utazi n'ijambo ry'Imana ntabwo ushobora gusenga. It is difficult to pray without the Holy Spirit being in you because you don't know the Word of God. Yesu yavuze ngo ni njyewe nzira, ni Jesus njyewe said, bugingo, I am the way, I ni am njyewe life. buzima. I am the Igihe life. wuzuye Mwuka Wera Every time urabwira you feel Mwuka with the Wera ni Spirit of wowe God, nzira, you say, you are the ngwino truth. unyereke nzira ngomba Show guca. me the way. Yesu ashimwe cyane. Glory be to Jesus. twige gusabana Let's n'Umwuka learn Wera. to fellowship with the Holy Spirit. Gerageza uve muri rutini yawe, Try to leave your routine. uve mu bwenge bwawe, Leave your uve mu intellect. kamere yawe, Leave your nature. ariko ureke Mwuka Wera kukorera. Allow the Holy Spirit to work Ejo in you. twabonye rugero rwa Petero bamaze kumubwira ngo Tabita yapfuye, Bibiliya iratubwira ngo amaze kugenda ahageze kuko yari umuntu uyobowe n'Umwuka Wera avugana n'Umwuka Wera ngo asohora abantu bose hanze agumana wenyine na Tabita mu nzu. And let's be like Peter. We saw yesterday that when Peter heard the news, the passing of Tabitha, he went to the house and asked everybody to leave, and he stayed alone in the house with Tabitha.
amaze kumusengera ngo niho yamusohoye amufata kuboko aragenda arahamagara abafakazi n'abera bose abashikiriza Tabita kubera ikisi yabasohoye hanze. Why do you think that Peter asked everybody to leave the house and he came out with her after? Nibe Teofili yavugaga hari kwiye uri muri rusaku rwici cyane ariko Mwuka Wera akakukura muri uriya rusaku rw'abantu kugira ngo akukoreshe bitangaza kugira ngo akwiyereke cyane akakukura mu rusaku akagenda akakushira ahantu wenyine. And that's what Theophile said earlier, that the Holy Spirit isolates you, takes you from the crowd to put you aside and show you things and teach you so that you can perform miracles and wonders. Ige umenyereze Mwuka Wera kuvugana n'Umwuka Wera mu buzima bwawe uzi kushobora no kugera mu nama gucyo Mwuka Wera akakubira ngo ceceka hariya na jambo nari mushobora kuvuga ukaceceka kandi amagambo yari yakuzuye ageze na hano ari kunaza hano akazamuka akagera hano. Sara abantu bavuga ngo uriya muntu ngo ndamuhaze ngo yangeze hano ngo bari abantu ngo ndumva bangeze hano. Donc hari kuntu bantu bakakugera hano ariko kuko ufite Mwuka Wera akakucecekesha ukabamira bakagenda bakakujya mu gifu bakakuma mu gifu. Namama ukunda kubona umuntu ngo kifu cyandiye kifu Imana yavuze ngo bakure basi mu mutwe ubageze hari sinuko. And sometimes you go into meetings with so much to say, so much feedback, and the Holy Spirit tells you need to keep quiet. And sometimes people say, I've had enough. You want to say so much, but the Holy Spirit tells you to keep quiet. So tonight, I want you to love the Holy Spirit because He teaches you how to forgive. Yes, Glory be to Jesus. You can live with somebody with bad manners, and you can say this person is just a demon. Just like we said, the Holy Spirit teaches us how to pray. There are women who pray for their husband and say, how could you give me a demon, oh Lord? And they say it in their face. Yet that man is the one holding you in the house. He can fight you or stab you or something. But when the Holy Spirit is in you, He teaches you how to pray for Him strategically. And you say, God, thank you for you giving me a good husband. He's a man of peace, and yet he has slapped you. And because you have the Spirit of God, and because you have been anointed, you have the anointing of the Holy Spirit, you see him change slowly. If your husband is here, you can pray for your wife and she changes. Le Saint-Esprit nous aide à faire une prière de métacommunication. The Holy Spirit helps us to pray with a prayer that can interlink with your soul. Urabona metacommunication tuvuga no umuntu umwana yakunaniye pe ukabona kuyu mwana ariko ukamubira ngo ngwino tusenge, but you ask them to na kuzajya kubira Imana ngo ingese uyu mwana man yananiye reba ngeso ize umuhindure. Oh yeah, Mwuka Wera arakubira wetangira sasa tugende sasa muri metacommunication. Let's go and use this. Ndakushima kuba umuhungu mwiza wa mayi. You pray as you're doing a reverse psychology. You say, thank you, God, for a great child. I know you love him and I love him. And it's a difficult child. And sometimes you want to give him away for rent, but you can't. Sometimes someone is so difficult and you want to rent them away. But the Holy Spirit teaches you how to handle them carefully. You pray for them. And you start to see your child change slowly. The Holy Spirit wakes you up in the night. Yesterday, Theophile told us, learn how to hear the word of the voice of the Holy Spirit.
cyane cyane ku badamu n'abakobwa bacu Mwuka Wera arakubyutsa ngo usenge cyangwa usengere Sometimes the mugabo Holy wawe Spirit wakes you up to cyangwa pray. usengere rugo Pray for your ariko kubera husband or your house. kutamenyera ijwi ry'Umwuka But Wera because you're not used to the ugatangira voice of the Holy gutekereza ku ibyo Spirit, uzambara ejo you start to think of what you're going to wear ngo tomorrow. nzambara bimeze gutyo nzambara You wear this, I wear ejo that. nzabemeza Tomorrow I will look so ugatangira smart. gupanga rugweto rujyana n'igitenge You n'ibiki start to think n'igikapu of what shoes will kandi go with your aho Mwuka outfit. Wera yakukomanze ngo senga hari danger imbere yawe Yet your Holy Spirit has called you to pray to avoid danger in mureke front of you. tumenyere kumva tumve ijwi Let's ry'Umwuka learn to Wera hear the voice of the Holy Spirit. kubera kutumvira Mwuka Wera niyo mpamvu usanga turi kujarajara mu kanya gato kaba wagiye mu kanya gato kaba wicaye muri sengero mu kanya gato uri cyangugu harabona hamagaye uyu munsi na maze iminsi ntabona umuntu umwe hano mu rusengero ndamuhamagara uri hehe bimeze gute ndagukumbuye ngo bagiye gusengera hehe ahandi cyangugu kandi twebe turi hano turi mu masengesho y'iminsi 40 ariko bo bakase bagiye cya umbire uriya muntu ibyo azavana hariya n'ibyo azatuzanira hano Mwuka Wera gusayobore bashumba Yes ashim murumva bibazo dufite Mwuka Wera yakukura hano mana yanje unakata. Let's learn to hear the Holy Spirit when He wakes us up to pray. Tujye tumvira Mwuka Wera. Let's hear the Holy Spirit. Mwuka Wera azakuha kutuza mu He will give you rusengero. to be still in the house of the Lord. You won't be this place or that place. Mureke hari ibintu bitubona kuri iyi si birakomeye cyane. There are things that we see in this world that are really Hari couple imwe interesting. There's a couple. umugabo yari widebriye neza pe nta kibazo yari ifiti. There's a man who really was doing good. Hanyuma kwa kundi kwacu kw'abagore muhanuzi yaje turagiye kanaka yaje turagiye And you know, uyu women yaje like to hear turagiye prophecy. This prophet came, we went. This ngaho one came, umugore and they went. umugabo yagiye muri misiyo y'akazi umugore yagiye mu cyumba cy'amasengesho The husband traveled. ku Kinego surabona kire cyumba cyo ku Kinego. The husband traveled overseas for work, and the wife also went to see the prophets. umugore ahageze yari afite umwana umwe niyo She bari had- bagishaka yari afite inane ya mariage umwaka umwe w'urushako. They had been married for 1 year, ahageze sasa ahura n'umuhanuzi. and they had one child, and igihe they met a utayobowe n'Umwuka prophet. Wera uzahura n'abahanuzi kandi bazakuhanurira nawe uzabumva nabo bakumve. Yesu ashimwe cyane. Navuze boro ubu ngubu nabaye umwana mwiza. Interprete wachureka vuki. Uwo mudamu sasa amaze kuhagera So when ahura the n'uwo wife came, muhanuzi. she met a prophet. Muhanuzi aramubwira ngo uriya mugabo ufite ntabwo ari uwawe. And the prophet told that lady, the Ngo husband kandi you ugomba have is not gukora yours. amasengesho y'iminsi 7 kugira ngo ukonfirme ko mugabo ntabwo ari wawe. You need to pray for 7 days to confirm that Yari the husband afite is not ruhinja yours. rw'amezi 3. She had a young child of 3 months. bamugumishaho mu cyumba bamara iyo minsi 7 bari gukora They amasengesho. stayed 7 days in the room Hanyuma praying. barangije bamaze kumwemeza ko umugabo ntabwo ari we yarangije n'amasengesho y'iminsi 7. And they convinced her that the husband she was with was not icyo hers yakoze after ni 7 iki days of yagiye prayer. mu rugo asohora ibintu byose ajya kubishyira iwabo amanukana mu cyumba cy'amasengesho afata n'umwana uruhinja rw'amezi 3 arusigira mama we. She went back to her house, cleared the house, took her belongings to her parents' house, mugabo and nawe left the baby there and yibera went back to the Burundi prayer room. ari mu kazi nyine yari yagiye nikafotozi yari yagiye gukora ibintu bya mariage n'ibiki byumweru 2 byose cya dote na cya mariage yibera Burundi aziko mugore ari mu rugo kumbe mugore yagiye hahandi. And the husband had traveled. He was a videographer for weddings, so he had stayed overseas for 2 weeks. byumweru 2 umugabo agarutse asanga rugo nta muntu urimo inzu y'abandi bamaze kuyitanga. And after he came back from his trip, he found no one at home, and agiye the iwabo house they umugore rented asanga had been ibintu bye biri returned. hanze. mama w'umukobwa aramubwira ngo umugore wawe yagiye mu cyumba cy'amasengesho hari isave nako tuzi ngo muhanuzi yamubwiye ngo nakuri mugabo we. And he went to see the mother-in-law, and he found his belongings outside, and he asked the mother-in-law what had happened, who said that she had gone to pray, and they said the husband was not amanuka hers. agisave muri icyo cyumba cy'amasengesho. The husband went to find her in the prayer room, ahasanga mugore araho nyine n'umuhanuzi ibintu birashushe.
And he found the wife praying with the prophet. muhanuzi afite abagore benshi bari aho nyine abahanurira babira kuntu bana nabara babo And the bagabo prophet nabara was babo surrounded by many women, and he was telling them that the husbands you have are abonye not uwo yours. mugabo w'abandi ni umupagani w'abandi aramubwira ngo Imana yambwiye ngo ugomba kufunga iminsi 3 ugomba kwiriza iminsi 3. And when he saw the husband, he told him, you need to fast for 3 days. amaze gukora aya masengesho hanyuma ngo Imana yakubiyike mugabo nakwaza imvugo y'Imana nakwakijijwe ngo And the Imana husband was yakubiyike not born aramuintimate. again. And he asked him, what has the Lord told you? undi asohoka mu cyumba cy'amasengesho minsi 3 n'inzara yatubiraka ngo arimo aratitira kuko And he came nakwabimenyereye. out hungry because he has been there 3 days and he wasn't used to fasting. Nyiramukobwa yasigaye mu cyumba And the wife stayed in the room. nyuma y'amezi 2 umugabo aramuterura amujyana hano Musanze. And after 2 months, the husband ageze came and Musanze picked her, took asanga her to profete afite umugore Musanze. n'abana 5 and found the prophet with wife and 5 children. abura icyo akora. He didn't know what to do. yahamaze amezi 2 He was there for 2 months. aratoroka aza hano Kimirongo kuza gushaka akazi ko mu rugo. She escaped to come find a job. hanyuma umuhungu bakoranaga nawe mu gipangu amutera inda. She found a household position, and umugabo kubera and the man they bubabare worked yagize with, ntako got nzibagyo her pregnant. yazaga mu rugo akambira ngo mama pasiteri nsobanurira kwanza Imana ni iki umuhanuzi ni iki And the kubera iki husband was so disappointed. He was asking me, what is a prophet? What is God? icyo yakoze yagiye afata umwana we afata ibintu bye byari bimaze kunyagwa hanze ajya gushaka indi nzu uruhinja bararufata ararushakira mukozi bagumana nawe kugeze n'ubu uwo mugabo yanze gushaka. So from that day, the man came and he collected his yakurikiye belongings. He mugabo we raised the mugore child we by himself, and until today, he has not remarried. urumva ni kafotozi yaje hano Kimirongo aramufotora ari kujya yahetse undi mwana mu mugongo uwe yamutaye mu rugo kubera muhanuzi amuhetse aje kugura amata umugabo amufotora hanyuma munsi umwe amubonye sasa amaze kutwitinda y'umukozi bakoranaga nawe hariya umugabo aramufotora azana amafoto menshi arambira ngo rebe byumba byanyu by'amasengesho. bavandimwe yobowe n'umwuka wera. Be led by the Holy Spirit. Mwuka wera azakwereka ukuri kose. He will lead you in all truth. Mwuka wera azakwigisha. He will teach you. N'abahungu bangaye bagiye gushaka abantu ngo Imana yambuye Imana yambuye Imana yambuye. How many young men have gone to tell people God has Imana niyo told me, God has gushakira told ni Imana izabana n'uwo mugore se. Is God going to live with that woman that you're looking for? Ni gute waza ngo Imana yakubiye ngo uriye How niwo can you say mugore. God has told me izabana that's my nawe. wife? Is God going to live with that woman? Umuntu akaza akakwentimida. Someone comes and intimidates you. Umukecuru akaza akakwentimida ngo Imana yambuye ngo niwe mugabo wanje niwe mugabo wanje. Imana niyo izabana n'umukecuru nkuruta imyaka 20 ufite imyaka 20 years older than you and tells you that God showed me you're my husband. Does that make sense? tuyobowe n'umwuka wera. Let's be led by the Holy Spirit. Mwuka wera azakwigisha He will teach usengere us. mugore wawe Imana You pray for your imukwereke. wife and God will show you your wife. Tugwa mu makosa menshi cyane kubera kutamenya icyo We make turi. so many mistakes because we don't know what to do. Ariko Bibiliya iravuga ngo mumenye ko But the muri insengero Bible says, muri know- insengero z'Imana. Know that you are Kandi the temple mwuka of wera God w'Imana ari muri and the mwe. Spirit of God lives in Mureke you. tube insengero z'Imana. Let's be the temple of Tukore ibyo God Imana itushakaho. because that's what God wants from Tube us. insengero z'Imana. Let's be Mwuka the wera temple of akuyobore. God and allow the Holy Spirit to lead you. Amen. Sinzi ko ibyo ndi mukuvuga murabyumva. Do you understand what I'm saying to you? Sabana n'umwuka wera azakwigisha ibintu Fellowship with the byinshi. Holy Spirit, He will teach you many things. Mwuka wera azakwigisha He kwihangana. will teach you patience. Mwuka wera azakwigisha gukunda. He will teach you to love. Hari umugore umwe nabonye aza mu rugo There's a lady who came to see me. yayandi zazindi ngo nyine babire ko muka Imana yambi umugore aza amaze kugenda ku mugabo araza ngo nyigisha uko bakunda mugabo Mana yo mu ijuru wakoze bukwe ukicara mu rugo utamenye uko bakunda mugabo. A lady came to ask me, teach me how to love my husband. Imagine you get married and you don't know how to love your husband. Ibyo nibyo bintu tuhura nabyo buri munsi mu Those are buzima the things busanzwe. we face every day. Ariko igihe wamenya Imana yawe when you Imana know izakuyobora God, nshuti yanjye.
God will lead you. izakuyobora no guhitamo inshuti. He will lead you into the right La Bible nous dit friendships. que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. The Bible tells us that bad friendship will lead you into poor manners. Inshuti mbi Bad zonona friendship. n'abandi. Corrupts your manners. Ariko Imana igihe ufite Mwuka Wera But when you have the Holy azakwereka Spirit, abantu ugomba He kugendana. shows you the people to walk with. Yesu ashimwe cyane. Glory be to Hari ukuntu Jesus. umuntu avuga uyu ni inshuti yanjye Someone cyane, says, this is my uyu ni friend kuva mu bwana, from uyu childhood. turakundana, We love each other. kandi akujyana kuzimu. Yet they are taking you to Ubireba, hell. They are taking you to hell. utinya inshuti ukubuza kuza mu rusengero. Fear a friend who shows you not to go to church. Tinya inshuti ukubuza kubaha ababyeyi bawe. Fear a friend who doesn't lead you to honor your Iwano parents. barakubwira ugere mu rugo saa 2 kuko ari inshuti yawe, kuko murakundana, kuko mwakuranye hamwe, kuko mwiganye, kuko ibiki, akakubwira ngo nta kibazo, bariya ntako bazi ikintu na kimwe, wowe tuze mu rugo saa 6 sari kibazo. Your parents tell you to come home at 8 p.m. and your friend tells you don't worry about it. They Bizaba don't know what they're umunsi umwe. saying and you come home at midnight. Umunsi umwe bizaba minsi 2 It will bikaba happen once, n'ingeso. twice and becomes a habit. Bavandimwe tugire ubwenge. So let's have Turi wisdom. insengero z'umwuka We are the w'Imana. temples of God. Twiyubashe. Let's honor Umenye ourselves. icyo urico. Respect yourself, know who Gendana you n'umwuka are. wera. Walk with the Holy Sabana Spirit. n'umwuka wera. Fellowship with the Holy Mwuka Spirit. wera agufasha no gusoma ijambo ry'Imana. And He will teach you how to read the Word Mwuka of wera God. akwishurira n'ibindi bintu byinshi And utazi. other things that you don't Mwuka know. wera yakwereka no mu muryango He will wawe. reveal things about your family. Ukamenya n'ibiri mu muryango wawe, Know ukamenya what's in your gakondo family yawe. and know what the Hara- things of the past are. Hari umusore umwe twabanaga nawe Butare, There's a young man we used to live together. yari kwa kundi bavuka nyine, nani mama we yaramubyaye amukura aho yarari amujyana ahandi hantu Kindu. He was born in one family and was moved from one place to another. Ahageze mama we arafa, And from there, the mom passed kandi away. yari yashatse wundi mugabo aho. And she had married another man. Hanyuma baragaruka baba hariya Butare. And they came back to the city Umusore where we aba used to mu live in. buzima atazi iwabo. He lived growing up not Hanyuma knowing where he aho came bari from. bari iyo famiye ahura n'indi famiye y'Abanyarwanda baramufata bamujyana iwabo bamuadopta. And he met another family that adopted him. Hanyuma uriya musore twasenganaga nawe And we prayed with that young man. akambwira buri munsi ngo cyama Imana inyereke muryango wanjye, And he would always tell me, I wish I knew my ndashaka family. kumenya iwacu ndi I want to wahehe. know where I come from. Ngo mwiriya famiye buri munsi barantuka ngo ntabwo ari uwacu, ngenda ushaka In iwanyu that ntabwo ari family, they uwacu. always tell me, you're not Hanyuma our cyagiye child. mama we yafuye yari yafata akafoto ka mama we akagendana, And when the mom passed away, he only had a na niko small picture. yasengeragaho buri munsi akavuga And he had mana a small ndashaka picture, ndashaka and he iwacu, used that uyu ni picture mama wanjye asking, yarafuye "This is my mom ariko who died. ndashaka ko unyereka iwacu. Show me where I come from. Wa mwuka wera tusengera hano uyu munsi, And that Holy Spirit wa that we mwuka wera turi pray, gusaba ko tusabana the nawe. one that we asked to Mwuka wera fellowship agenda with, afungura imiryango buhoro he buhoro, opened doors slowly. aravuga ngo ntako nzashaka ntarabona iwacu, And he said, I will not marry until I ntako know where I nshobora come gushaka from. ntazi iwacu I will ntazi not gakondo marry y'iwacu. until I know my origins. Na nuko kwa kundi turi muri aya masengesho y'iminsi 40, ngiye nubaha cyane amasengesho y'iminsi And we 40 pray during the 40 nahaboneye Imana. days because I honor these prayers. I've seen God in the 40 days of prayer and fast. Ari kuntu bantu batangaza amasengesho niba utirije ngwino nako Even if you don't fast, come Imana for ni wowe prayer. uzinda yawe, ni wowe uzi imbaraga zawe. You know your strength. You know what you can handle. Nako watukurikira twebe turabavetera. You can't just do what we do because we are old folks in Twakoze this. amasengesho iminsi 3 aseke mu cyumweru aseke tukagenda turibo mu buzima do njyewe ikibazo kinaniye cyane kugira ngo mbone solution ngomba gusenga. For me, when things are hard, the only solution is to pray. Sasa wowe nako wanyigana, njyewe So ni you njyewe, can't do wowe what ni I wowe. do. You are you. Yesu ashimwe cyane. Glory be to Ukunda Jesus. cyane cyanditse kiri mu Baroma gice cya 12 I like hariya umanutseho the scripture gatoya in Romans haravuga ngo 12. umuntu wese ngo Imana imuha kwizera kwe ikamuha uko kwizera ko kungana. Just like God says, He rewards the believers according to their faith. Uwo muhungu yarasenze arasenga That man prayed amaze no kubona fiancé even after he was engaged. niho yaje kumenya muryango we. It is then he knew his family. Mbona gusa mu mama umwe uri aho muri quartier And I saw a mother in the neighborhood
umwana uri hano ushaka mujyango we kandi mujyango we uri hano hafi kandi mujyango we namubye wamweretse uwo mujyango ko twese buri munsi turasengera mujyango we niba muka wera yashaka kukoraho watweretse uwo mujyango ko tuwushaka. And some lady in the neighborhood came saying there's a young man looking for his family, yet his family is nearby. Kandi mu rugo yaratuyemo nibindi bipangu bitatu niho hari shangazi wiwe uwo bakurikirana na papa we direct. And yet 3 houses below where he used to say there was the paternal aunt. Ariko kuko tusenga Mana yumva masengesho. Because we pray, God Muka will hear us tuyobora mukuri kose. And the Holy Spirit Muka leads us in all truth. akora kuriya mu mama. The Holy Spirit touched this akamubwira ngo reba n'umukuze wawe nuriya. And he even said that is even your cousin. Aragenda aramubwira ngo njewe bambiye ngo uri mukuze wanje. And he came and said they told me you are my cousin. Hanyuma aramubwira ngo shira kwanza intoki zawe hano turebe koko niba uri mukuze wanje. And they asked him to show his fingers to know if it was kwa really kundi cousin. tusenga tusaba n'ikimenyetso. You know how we pray asking for we signs? yashakaga n'ikimenyetso cyo kumenya kukuri kose kugira ngo Imana imwereke ko agomba gushaka afite umuryango. Because he had prayed and asked God that amaze he will marry gushira when he gucyo will find his basanga family. bose barasape basa na tate wabo. And they found that they look like their grandma. Yesu ashimwe cyane. Glory be to Ubu God. n'ubuhamya twabonye ubu ngubu arishima aba mu muryango we nawe aratelefona papa we yarafuye. His dad died. Papa we yafuye nawe aza ku kiriyo cya papa we aravuga ngo yo kanaka yafushije mu wongile we kandi ari papa we mubyara. And even when he attended the burial saying that so and so has lost their uncle, but he didn't know that was his father. Hari ama histoire hano hanze. There are really stories out here. Tushobora kurara hano tuhagaze gusa If I was to tell you the stories we've heard, we'll spend the night here. Ariko ubu ngubu afite famiye nawe arishima. Munsi yabonye famiye ye gusenga bavandimwe usabana n'Umwuka Wera. Nyuma y'imyaka yari afite imyaka 28 niho ba mbere yahuye na tanti wiwe ahura n'abakuze be direct. It was only when he was 28 years old he found an aunt and his cousins. Nothing is impossible to God. When you walk in his truth, God helps you. When you allow that you are the temple of God, that you are the temple of God, led by the Holy Spirit, the Holy Spirit can help you. The Holy Spirit will lead you slowly into the place you need to be. He is the one who takes you and makes you stay still in your home. He makes you stay firm in your job you search for. He gives you wise counsel. He gives you wise counsel. Glory be to God. Let's read the last verse and pray. Proverbs 3. Proverbs 3. Tutangire ku murongo wa mbere. First verse. Imigani ibice bitatu. Proverbs 3 verse 1. Aravuga ngo mwana wanjye, my son, ntukibagirwe ibyigisho byanjye, do not forget my law, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. But let your heart keep my commands. Mese wa kabiri. Tusome numva ko twasoma gice cyose ariko reka tugarukire ku murongo wa 9. Mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Niwishimire ubwenge bwawe,
ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga. Nkakunda cyane kariya ngo bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokororo mu magufa yawe. Wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Amen. Proverbs 3:1-9. Iki gice cyose ndakikutuye pe. I want you to go back and read the whole chapter of Kiravuga mu Proverbs magambo 3. y'ubwenge yo kuyobowa n'Umwuka Talks wera. about wisdom and being led by the Holy Spirit. Igihe wemeye amategeko y'Imana, igihe wagendeye mu ijambo When you ry'Imana, walk in the word of God, in His commands, ngo umwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, He said, do not forget my law, ahubwo umutima wawe ukomeza amategeko but yanjye. let your heart keep my commands. Reka umutima wawe ukomeza amategeko y'Imana. Let your heart keep God's Ugendere mu commands. Mana. Walk in God. Uve ku bwenge bwawe. Hari abantu bakunda Forget your own kwihagararaho understanding. cyane. There are people who like to stand Umuntu still nta on their kintu afite ariko understanding. akihagararaho Someone akumva is ko niwe nothing, byose. but they think they know Atashaka it kumva all. inama, atashaka gusenga, atashaka They no don't like gusaba, to pray. They don't atashaka like kuba to muyobora. fellowship. They don't like wise counsel and Ngo be ariko led. umwana wanjye, wa mwana wa Yesu we, wa mwana uyobowe n'Umwuka But wera you, we, as the child of God who is wa led by the mupapa Spirit, mwiza, wa mukobwa mwiza uri hano, you good man and a woman of God, ngo komeza amategeko y'Imana, keep my commands. kuko bizakungukira imyaka myinshi For life of your y'ubugingo days bwawe, you live long, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. and peace will be added to Igihe you. wagendeye mu mategeko y'Imana, Imana uzunguka imyaka myinshi yo kubaho. When you walk in God's commands, you live long, Uzarama, uzaba ufite n'amahoro mu mutima and you will wawe. have peace. Ngo imbabazi n'umurava bye kukuvaho, Let mercy and truth forsake you. ubyambare mu ijosi, Bind them around your neck. ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Write them on the tablet of Uwo your heart. mutima wawe, uwo mubiri wawe ari urusengero rw'Umwuka w'Imana, ari urusengero rw'Imana. Reka ibi byose ngo ubyandike ku mutima wawe, Because your body is the temple of God, let it be in ngo your heart. nibo uzagira umugisha Then you be blessed n'ubwenge nyakuri and true mu wisdom maso y'Imana. in the sight of Igihe cyose God. ukurikije, igihe cyose wemeye kuyoborwa n'Umwuka wera, Mwuka wera uzunguka imyaka yo kubaho, uzaba ufite ubwenge, uzaba umuntu muzima, uzaba umunyembabazi, uzaba ufite murava, uzakora by'ubutwari mu buzima bwawe. Every time you are led by the Holy Spirit, you live long. When you keep God's command, you'll find favor, you have high esteem. Tugiye gusenga, ndashaka ko You're going to nkwifuriza pray. kuyoborwa n'Umwuka wera. And my wish for you is to be led by the Holy Azakuyobora mu Spirit. kuri He kose, will lead you in all truth. uko bimeze kose Mwuka wera azakuyobora. Regardless of the circumstances, He will lead Aho you. uhagaze hose Mwuka wera azakuyobora. Wherever you are, He will lead you. Mwuka wera azakuha abantu bazima. He will bring good people. Urusi Imana yamuhaye Naomi. Ruth was given to Naomi. Imana yagiye itanga abantu benshi, urebe na ba Daniel bagiye bakora bose mu gikundi kimwe, bakaza baraho bakakora Abednego na Meshach, bari bahagaze bose God hamwe. will bring you people. Imana izakuha inshuti nziza. He will give you good friends. Urebe na Daniel mu gice cya kabiri, hari Look in abavuga the ngo book bagiye of kwica Daniel chapter abanyabwenge 2 bose. when they were going to kill all the wise Yagiye men. aricara arabwira bagenzi be He ngo went murebe and ko sat. ikibazo kirakomeye hano, bagiye kwica abanyabwenge bose. When they called him and said they are going to kill all Mureke the wise dufate umwanya men, wo gusenga. let's take time and pray. Barasenga, Imana ibereka icyo bagombaga And icyo they mwami yari pray. yarose. And God showed them what the dream of the Igihe king uyobowe was. n'Umwuka wera, Imana izakuhuza n'abantu bazima. When you're led by the Holy Spirit, God brings you good people around Yesu you. ashimwe cyane. Glory be to Imana God. izakuha inshuti nziza. God will give you good friends. Imana izakwigisha ibintu byinshi. God will teach you many things. Ni kwemera gusa ngo Mwuka wera kuyobore mu Just kuri allow to be kose. led by the Holy Kuko Spirit hari in all kuri truth. Mwuka wera akakubira, ukuri kukakubita muri wowe ukabura icyo ukora. Sometimes you have truth that hits you and you don't know what to do. Hari kundi kuri, There's another type of truth. Abafaransa nibo bavuze ngo toute vérité n'est pas bonne à dire, ariko Mwuka wera akubira ka verite kamwe ukakahagarara mukatitira. Sometimes French people say all truth is not good to be said, but sometimes you get the truth and you don't know what to do with it. Mureke tusenge bavandimwe. So let's pray. Navuze cyane byanditse birahari, Bibiliya yose nayibaterurira hano kayibishirira hariye.
or could go through different verses in the Bible. banesheje abanzi babo yanesheje umwanzi we kubera kumugaburira igihe ufite muka wera muri wowe muka wera ashobora kukubira uyu mwanzi wawe we mutekere biryo gusa hanyuma kibazo kirakemuka. Esther overcame by food feeding kugira ngo ujye kubutuka njewe ujye kutwikiriki ujye kutukorera iki instead of you going to confront them and say why are you doing this or that. aramubira ngo mwe musenge gusa hanyuma mundekera ako kazi ngiye kukakora buhoro buhoro. The Holy Spirit just asks you to pray and he does the work. And Esther came before the king. And said, you have eaten. Come back again tomorrow. And the Holy Spirit said, come back tomorrow. The king came back. And because Esther was filled with the Holy Spirit of God as she had prayed, I really like the Holy Spirit. He gives us strategies. And sometimes you wonder, is it me or somebody else? Esther had people fall over food. And I always tell mothers, learn how to make yummy sauces. It will confuse your enemy. When Naaman had eaten, and he didn't know what was in the food. He didn't know what was about the food. You really need to fear God and the Holy Spirit of God and the power of prayer. Hallelujah. Amen. We are going to pray. We can't go through scripture, but let's go time in prayer. May God bless you.